Ijambo ryumvikanye hagati mu muriro niryo jambo ry'uyu munsi. Ijambo ryumvikanye hagati mu muriro turasoma mu gutegeka kwa kabiri igice cya gatanu umurongo wa mbere tugeze ku murongo wa kane. Umutwe w'amagambo uravuga ngo urubyiruko rw'Abisirayeli bigishwa isezerano rya Mose. Mose ahamagara Abisirayeli bose arababwira ati mw'Abisirayeli mwe nimwumve amategeko n'amateka mvugira mu matwi yanyu uyu munsi, kugira ngo muyige muyitondere muyumvire. Uwiteka Imana yacu yasezeraniye natwe isezerano kuri Horebu. Ba sokuruza bacu si bo Uwiteka yasezeranye nabo iryo sezerano, ahubwo nitwe abari hano twese uyu munsi tukiriho. Umurongo wa kane, Uwiteka yababwiriye kuri wa musozi murebana ari hagati mu muriro. Imana ishimwe cyane. Ikaze rero imbere y'Imana. Imana ishimwe cyane kuko iduhaye undi mugisha nanone, iduhaye andi mahirwe yo kugira ngo tube imbere yayo uyu munsi. By'umwihariko rero reka mbifurize icyumweru cyiza cy'amashami. Icyumweru cyiza cy'amashami ni icyumweru Umwami Yesu Kristo yinjiye i Yerusalemu ahetswe n'icyana cy'indogobe, ariko ashagawe cyane. Ashagawe cyane ku buryo mbese abantu benshi cyane bari bamwishimiye, baririmba hozana hozana, hahirwa umwami uje mu izina ry'umwana w'Imana. Imana ishimwe cyane kandi ni ukuri Imana ihabwa icyubahiro. Ijambo ry'Imana rero ni rizima, ijambo ryumvikanye hagati mu muriro. Ibyanditswe byera byose byahumetswe n'Imana kandi bifite umumaro. Bifite umumaro wo kuduhugura, bifite umumaro wo kutwigisha, bifite umumaro wo kuduhana, ndetse bifite umumaro wo kutuyobora. Kubw'ibyo rero ijambo ry'Imana ni ngombwa cyane. Ndashima Imana rero cyane muri kano kanya kuri uyu munsi. Uyu munsi ni ukuvuga ngo icyumweru cy'amashami ni icyumweru kibanziriza icyumweru cya Pasika. Ku cyumweru gitaha tuzaba twizihiza Pasika, umunsi Yesu Kristo yazutseho, umunsi Yesu yanesheje urupfu. Murabyibuka kuwa gatanu wera ubwo umwami Yesu Kristo avuga ku musaraba ati birarangiye, umurimo wanzanye gukora ndawurangije, mbishyizeho iherezo. Bishatse kuvuga ngo ni ugutahukana intsinzi. Ubundi imikindo cyangwa se amashami yakoreshwaga kuri uriya munsi byashushanyaga cyangwa bisobanura intsinzi, bisobanura gutsinda. Niyo mpamvu rero hari Abayuda bari bategereje umwami Yesu nk'ubazaniye intsinzi, ndetse aje kubarwanirira. Bari bamubonaga nk'umwami uje kurwana kugira ngo abavane mu gutsikamirwa k'ubutegetsi bw'i Roma. Niyo mpamvu rero bari bamwishimiye cyane kandi bari bamutegereje, bari bamufitemo ibyiringiro kuko bari bazi ibyanditswe byera kandi bari babizi ko umwami w'abami azinjira i Yerusalemu kandi ashagawe. Ijambo ryumvikaniye hagati mu muriro ubwo Mose yari ari mu butayu. Mu butayu Imana ikamugenderera kandi ikamusanga, ikamuganiriza hariya mu butayu bw'Imidiyani. Mose yararebye abona igihuru kiraka umuriro, ariko icyo gihuru ntigikongoke. Aratangara cyane, aribaza ibibaye, ashaka gusatira ngo arebe ukuntu byumvikana kandi bishoboka, kuko nta nubwo mu bitekerezo byumvikana, kuko niba hari umuriro uri igihuru kigurumana cyagombye gukongoka, ubundi ibibabi byagombye kwitura hasi, ivu ryagombye kugaragara, amakara yagombye kugaragara. Ariko Mose yatangazwaga cyane nuko igihuru cyaka ntigikongoka. Ariko Imana ishimwe cyane kuko muri uwo muriro humvikanyemo ijambo, humvikanyemo ijwi ry'Imana. Icyo gihuru ntabwo cyari Imana, n'uwo muriro ntiwari Imana, ariko Mose yabashije kumva ijwi ry'Imana. Yahawe igisubizo cyiza cyane nubwo yari ari mu bikomeye, yari ari mu buzima bwo mu butayu. Murabyibuka ko Mose mbere yuko ajya mu butayu yabaye ibwami imyaka 40, abaho neza cyane, yiga amashuri meza cyane, mbese akura nk'umwana w'umwami. Ariko akajya ababazwa cyane n'uburyo ki yarebaga bene wabo akabona bari mu buretwa, akababazwa cyane nuko bene wabo babayeho. Niyo mpamvu umunsi umwe yabonye ko atakomeza kubaho gutyo, ahubwo afata inzira aragenda urugendo rwo mu butayu kugira ngo yumve ijambo kandi ryumvikanire mu muriro. Niyo mpamvu rero iyo uca mu bibazo, burya Imana ibishaka kugira ngo iguhe ijambo ryayo kandi iguhe ikirutaho kuba cyiza. Icyo Mose yahawe hano rero cyiza cyane nuko Imana yamubwiye iti ndashaka kugutuma kwa Farawo, umubwire arekure abantu banjye bagende, kuko ndambiwe kubona akababaro kabo.
numvise gutaka kwabo. Ndetse ahangaha ndagira ngo mubwire ngo Imana yaramubwiye utumva rero nzajyana nawe n'ukuboko kwanjye gukomeye cyane. Imana ishimwe cyane. Reka iki cyumweru tugiye kumara dutegereje icyumweru cya Pasika, dutekereze kuri iryo jambo ryumvikaniye mu muriro. Ijambo rivuga ngo nzagendana nawe n'ukuboko kwanjye gukomeye. Nitugendana n'ukuboko gukomeye k'Uwiteka Imana, byose Imana izabikora. Izakora ibitangaza 10 muri Egiputa, izasatura inyanja itukuramo kabiri dutambuke. Imana izabana natwe mu rugendo rwo mu butaka. Kubw'ibyo ijambo ryumvikaniye hagati mu muriro ni ijambo rya ngombwa cyane. Imana rero ishaka kugira ngo tugire amaso asobanukirwa neza, areba ibikomeye biri imbere yacu, tugasobanukirwa yuko Imana ikomeye kubirusha. Niki Imana ishaka cyane. Ijambo ryumvikaniye hagati mu muriro ni ukugira ngo dusobanukirwe ko ya Mana ifite ubushobozi kugira ngo umuriro utwike igihuru cye gukongoka. Ni Imana ifite ukuboko gukomeye, ireba ishoboye bya bindi tureba tukabona byagombye kudutera ubwoba, ariko kuko Imana ishobora byose tukahanga amaso k'Uwiteka maze tukabona gutabarwa, kandi Imana ikatuvaniraho izo nkuta za Yeriko zose. Imana ishimwe cyane. Imana yatanze ijambo ryayo ikoresha Mose, ndetse imuha amategeko 10 ku musozi Sinayi. Icyo gihe Abisirayeli ntabwo bashoboraga kwegera uwo musozi kubera ko baratinyaga, ndetse ijambo ryumvikaniraga hagati mu muriro ryabateraga ubwoba, ryabageragaho ndetse bakaritekerezaho. Kuko ijambo ry'Imana cyangwa se ayo mategeko 10, ijambo ry'Imana ryose, Bibiliya ni itegeko ry'Imana. Bishatse kuvuga iki rero? Bishatse kuvuga ngo Imana iduha amahame ndetse n'amabwiriza n'amateka n'amategeko kugira ngo yinjire mu matwi yacu maze tubashe kubana n'Imana neza. Ntabwo Imana itwikoreza imitwaro oya, ahubwo ishaka kugira ngo ijambo ryayo ritwereke uko tugomba kugenda turi imbere y'Imana kandi tugirana umubano mwiza nayo. Imana ishimwe cyane. Kubw'ibyo rero ibyanditswe byera byose, ijambo ry'Imana ni isezerano kandi ni amateka ndetse ni amategeko Imana yaduhaye kugira ngo tubashe kugirana umubano mwiza nayo. Reka rero tubashe kubona uyu munsi yuko hari amabanga byibuze akubiye mu ijambo ryumvikaniye hagati mu muriro. Kubera iki? Kuko icyambere nuko mu bihe bikomeye Imana itanga ibyiza kurutaho. Nugera mu bihe bikomeye bikugoye, ujye umenya ngo hari icyo Imana ishaka kugukorera cyiza kurushaho. Ingero ni nyinshi mu ijambo ry'Imana. Tubonye Mose ubwo yari ari mu buzima bugoye hariya mu butayu bw'Imidiyani, ubwo nta kintu yari afite usibye inkoni gusa. Imana yaraje imuha igisubizo, imukoreye igitangaza. Ndashaka kugutuma hahandi wavuye uhunga usubireyo, ndashaka kugukoresha. Imana ishimwe cyane. Kubw'ibyo rero mu gihe bigoranye, mu buzima buruhanyije bwo mu butayu, Imana ishaka kuguha icyiza kurusha ibindi. Imana ishimwe cyane. Ndagira ngo ahari hari ingero nyinshi cyane abantu Imana yasanze. Yeremiya, ijambo ry'Imana muri Yeremiya 33 ritubwira ngo nuko ijambo riza kuri Yeremiya ubwa kabiri aho yaragikingiraniye. Imana yamubwira iti ntabaza ndagutabara nkwereke ibikomeye kandi biruhije utamenya. Yeremiya ari mu nzu y'imbohe, ariko ijambo rimusangamo. Imana ishimwe cyane. Yobu nawe nubwo ibyo yaratunze byose byamuvuyeho, ariko ijambo ry'Imana rimaze kumugeraho, noneho yaje kwatura avuga ati navuye mu nda ya mama ntacyo nambaye, nzava no ku isi ntacyo njyanye. Kubw'ibyo yasobanukiwe yuko umugambi w'Imana ari mwiza iteka ryose. Ndetse Yona ubwo yari ari mu nda y'urufi, ubwo yangaga kujya kubwiriza ab'Ininewe, noneho akashaka kugira ngo yigire i Tarushishi, atekereza ko nagirayo Imana itazamubona, ariko yaje gusenga ari mu nda y'urufi, maze ijwi ryumvikanira mu nda y'urufi. Imana iramutabara, imugarura mu buzima, maze arayikorera. Imana ishimwe cyane. Ingero ni nyinshi. Pawulo ubwo yari ari mu bwato ari nijoro cyane, umuraba umeze nabi, byarangiye bose bagomba gupfa, ngo nuko marayika w'Imana amusanga muri iryo joro amuha ubutumwa. Ijambo ryumvikana mu gihe bari mu muraba mwinshi cyane, maze Imana imuha umugisha n'abo bagendanye bose. Wesheje umugisha mu izina rya Yesu, kugira ngo mu ibihe bikomeye, ugeze imbere y'ibibazo bikomeye, ujye uzirikana ko Imana ishobora byose iri kumwe nawe kugira ngo ikurwanire, igukize kandi igukizanye n'abo mwagendanye. Imana ni nziza cyane. Ikindi kandi
mu bikomeye Imana ibishaka ngo we gutigiye ku bidafite umumaro, we gutigiye bya bindi abandi barwanirira, bya bindi abandi bamaranira. Imana ibishaka ngo wowe urebe igifite umumaro, urebe igifite umumaro. Kubera iki? Kuko Imana yandikishije ijambo ryayo ku bisate by'amabuye. Kubera iki ibisate by'amabuye? Kugira ngo nawe ubwawe ushyire ijambo ry'Imana uryandike, urishishimure ku mutima wawe. Mu Gutegeka kwa kabiri igice cya 6, icyo gice kitugaragariza neza buryo ki ijambo ry'Imana. Ngumva ababwoko bw'Abisirayeli umurongo wa 4, Uwiteka Imana yacu niwe Uwiteka wenyine, ukundisha Uwiteka Imana yawe umutima wawe wose n'ubugingo bwawe bwose n'imbaraga zawe zose. Umurongo wa 6, amategeko ngutegeka uyu munsi ahore ku mutima wawe, ku bisate by'amabuye. Ijambo ry'Imana rihore ku mutima wawe. Ijambo ryanditse ku bisate by'amabuye ntago rishobora kuvaho. Icyo Imana ishaka rero hano mu gitabo cyo Gutegeka kwa kabiri ni ukugira ngo dushimangire ijambo ry'Imana mu mitima yacu, tuba ibyo twibwira ku manywa na nijoro. Kubera ko niryo banga rizatuma dutahukana intsinzi. Ubwo nibwo butumwa Imana yahaye Yosuwa ubwo yari akomeje umurimo Mose yakoraga. Imana yamubwiye itumva rero ibyanditswe byera, ijambo ujye uritekereza ku manywa na nijoro, ukora icyo rikubwiye ntuce iburyo cyangwa ibumoso, nibwo uzatunganirwa n'ibyo uzakora byose. Imana ishimwe cyane kandi ni ukuri Imana ihabwa icyubahiro. Kubw'ibyo rero ahazaza hawe, ahazaza hanyu bene data, hashingiye ku cyo ukunda uyu munsi. Imana ibaho umugisha kubwo kuboneka imbere yayo, haba abo turi kumwe uyu munsi ndetse n'abandi bumva ijambo ry'uyu munsi muri ahandi. Icyo nenda kukubwira nuko icyo ukunda uyu munsi nicyo giteguriza ahazaza hawe. Ahazaza hawe haraterwa n'icyo ukunda uyu munsi. Uyu munsi waje imbere y'Imana, ibyo birateguriza ahazaza hawe. Hari uburyo bwinshi bwo gukunda, hari inkundo nyinshi, inkunda z'abashakanye, ababyeyi n'abana, abasore n'inkumi, ndetse n'urukundo rw'Imana. Urukundo rw'Imana idukunda ntacyo ishingiraho. Niyo mpamvu mu gitabo cy'Abaroma igice cya 5 umurongo waho wa 8 aravuga ngo ariko Imana yerekanye urukundo rwayo idukunda ubwo Kristo yadupfiraga tukiri abanyabyaha. Kristo yadupfiriye tukiri abanyabyaha. Ibyo ni urukundo rw'Imana. Byagenze biterera ubwo ijambo ry'Imana ryumvikaniraga hagati mu muriro. Icyambere nuko bishingikirije kuri iryo jambo maze babohorwa uburetwa. Iryo jambo Imana yatanze hagati mu muriro niryo abizeye iryo jambo bavuye mu buretwa bwo kwa Farawo, basohotse muri Egiputa. Abisirayeli batangiye urugendo babona umudendezo kimwe n'abandi. Abatizera buryo bumvise ijambo niyo ryaza riturutse hagati mu muriro ntacyo ribamarira, kuko ntago basobanukiwe imbaraga z'umwijima, ntago basobanukiwe ubushake bw'Imana. Ariko Mose ubwo yatangaraga yafashe ijambo ry'Imana kandi araryizera. Kubwo kwishingikiriza rero ku ijambo ryumvikaniye hagati mu gihuru, babonye uburenganzira nabo baragenda. Icya kabiri nuko bahawe imigisha yo mu butayu. Imigisha yo mu butayu, burya mu butayu ni koko mu butayu haba hashyushye, haba hakonje, mu butayu nta bimera biba bihari, mu butayu nta mazi, ariko babonye imigisha yo mu butayu kubwo ijambo ryumvikaniye mu muriro. Uyu munsi numva ijambo ry'Imana ukarifata nk'isezerano, byanze bikunze ya migisha yo mu butayu, ya manu n'amazi, Imana ikabarinda, ikarinda ibirenge byabo, ikarinda imyambaro yabo. Ntabwo imyambaro yigeze ibacikiraho kubera imigisha yo mu butayu. Kubw'ibyo rero ijambo ry'Imana rifite umumaro cyane. Wibuke ko Imana yabanje kudukunda, ntabwo ariko twabanje kuyikunda, kandi imaze kudukunda yohereza Yesu Kristo araza aratwitangira. Kubw'ibyo rero natwe twagiriwe ubwo buntu bwo kuba abana b'Imana. Icya gatatu rero kubw'iryo jambo ryumvikaniye hagati mu muriro nuko bahawe umugisha wo kwinjira i Kanani. Bahawe umugisha wo kwinjira i Kanani. Kwinjira i Kanani ni umugisha ukomeye cyane. Niyo mpamvu hano Mose yababwiraga ati twebwe turacyariho na n'uyu munsi. Ijambo ryabwiwe ba sekuruza ni twebwe ryabwiwe, twebwe turiho na n'uyu munsi. Kubera iki? Kuko urubyaro rwendaga kwinjira i Kanani. Ni koko Mose ntabwo yendaga kwinjira i Kanani. We yari abizi neza yuko igihe cye cyo kwigira iwacu mu ijuru kigeze, ariko byibuze agaha ubutumwa abagiye kwinjira. Kubw'ibyo rero ijwi ryumvikaniye mu ijuru riti nguyu umwana wanjye nkunda nkamwishimira mu mwumvire. Twumvire umwami Yesu Kristo
kandi tumwakire ku cyumweru nk'iki ngiki rero cy'amashami. Ni ngombwa cyane gutekereza Yesu yaje yicishije bugufi, yinjira i Yerusalemu ahetswe n'icyana cy'indogobe kugira ngo natwe twakire ijambo ry'Imana, twumvire umwami Yesu Kristo, maze turirimbe Hosiyana ari we gakiza kacu. Kandi umwami Yesu Kristo yaje kudukiza kugira ngo nitwere imbuto nyinshi ndetse n'abandi babashe kwakira agakiza. Kubw'ibyo rero Imana ishimwe cyane kubw'ibisubizo duha muri Yesu Kristo. Niyo byatinda ubitegereze, kuko ijambo ry'Imana, isezerano ry'Imana byanze bikunze rirasohora. Amasezerano y'Imana ntahera, icyo yavuze iragisohoza. Niyo mpamvu Kalebu ubwo yarageze i Kanani yaravuze ati iby'Imana yamvuzeho rero Yosuwa igihe kirageze kugira ngo bisohore. Imana ishimwe cyane kandi ni ukuri Imana ihabwa icyubahiro. Kubw'ibyo buri munsi ujye uba ufite ijambo ry'Imana kandi igikomeza iri gusoreze. Dusenga Imana. Uwiteka Mana, mu izina rya Yesu ushimwe uhimbazwe uhabwe icyubahiro. Mana nzima, Mana nziza, kuko waduhaye ijambo ryawe kugira ngo ridutere imbaraga maze dukomeze urugendo rwo kwizera. Ku munsi nk'uyu nguyu rero Mwami, turagushima kubw'ubuntu bwawe n'urukundo rwawe no kugira neza kwawe, kandi turagushima kuko watubohoye ingoyi z'umwanzi, ukatubohora ingoyi z'icyaha ndetse n'imbaraga za Gehinomu, kugira ngo tugire ubugingo kandi bwinshi, maze ukagendana natwe uyu munsi kugira ngo twinjize mu isezerano ari ryo vugabutumwa ry'isi yose. Habwa icyubahiro Mana yacu, wewe none ukageza n'iteka ryose, mu izina rya Yesu Kristo umwami n'umukiza wacu. Amen.